Shalom shalom. Uyu munsi ni kuwa kane, ni itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana ifite umugambi mwiza wo kukugirira neza muri iki gitondo. Katurebe ijambo ry'Imana kuva ibice 17. Bibiliya iravuga ngo 12, maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe undi uruhande. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yesuwa atsindisha Abamaleki n'abantu babo inkota. 11 haravuga ngo Mose yamanika amaboko, Abisirayeli bakanesha, yayamanura, Abamaleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, bajyana amabuye bararimutega aryicaraho. Imana ishimwe kandi himbazwe muri uyu munsi wa none ko hari ibuye igushyigikije. Ndahawe ijambo rivuga ngo Imana igushyigikije ibuye ry'imbaraga zayo kugira ngo utaza kunanirwa ugacogora. Imana igushyigishije ibuye ryitwa imbaraga zayo, kandi imbaraga z'Imana zibitsemo urukundo rwayo, zibitsemo ubuntu bwayo. Imbaraga z'Imana zibitsemo imbabazi z'Imana, imbaraga z'Imana zibitsemo amasezerano akomeye Imana ifite ku isi yose. Rero iki gitondo Imana igushyigikishije ibuye ryayo. Hari foundation yubatse ku buzima bwawe yitwa ibuye ryayo ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Mose yari umunyamaboko, yari umunyembaraga, ngira ngo abantu baramuzi bose, abizera n'abatizera Mose baramuzi. Ariko nubwo yari umunyembaraga bwose, yagize igihe nawe ubwe wagira intege nkeya, araruha, arananirwa. Kimwe mu bimenyetso bizakubwira umunyembaraga ni uko uzabona intege nke kuri we. Umuntu wese uzabona ari umunyantege nke, uzamenye ko ashaka kuba umunyembaraga. Kabiri, nubona umunyembaraga ukomeye cyane, uzajya umenya ko uwashaka kugira intege nke. Kubera iki? Abantu bazana impinduka hari igihe baba ari abantu utatekerezaga ko abantu bazana impinduka. Abazanye impinduka tubona bagaragara fame yabo iri hejuru cyane, ntabwo uzi mwibanga intege nke zabo zishobora kuba zigusa ubuzima bwabo. Yesu rero umva ikintu yaje gukora. Yaje gufata umuntu wambaye intege nkeya, uciye bugufi ya woroheje, kugira ngo amusukire ku mbaraga ziwe, agira ububasha bwe, agira ubutware bwe, agira ubushobozi bwiwe. Noneho wa muntu usanzwe Imana imuhindure ubudasanzwe. Imana ishimwe cyane. Ese kubera iki Imana itakoresheje abamarayika ngo bafate amaboko ya Mose? Nuko Imana yikora ikorana n'abantu. Hari igihe umuntu avuga ngo abantu bose ni babi, abantu bose barambabaje, abantu bose ntabwo ari abizerwa. None ukibaza niba abantu bari mu isi bose abita ko atari abizerwa barenga miliyari 20 na zingahe, kubera iki we yumvishije ko ashaka kuba ari mwiza muri abo bantu? Ni ukuvuga ngo ni imbaraga zo gukomereka ku mutima. Turamwumva uriya muntu ubuvuga kuri. Ariko kandi ni ukuri Imana ifite abantu benshi beza. Kankumara amatsiko, Imana ifite abantu benshi beza. Imana ifite abantu benshi bazima. Ahubwo mpora nkigarukaho, isi iragerageza uko ishoboye kose ikaduhuza n'abantu badakwiye, bagasenyura ibiraro bigari imigisha y'Imana yari kwambukiraho ubuzima bwacu. Noneho muri kwa kutamenya, kwa guhuzagurika, kwa kwiyobora, kugengwa n'ibihe n'umwuka wa famiye n'amateka, hari igihe ibyo bintu bituma umuntu abimpumye ntabone Imana nk'uko yakayibonye. Igihe umuntu atangiye guhumuka akareba Imana, agasobanukirwa Imana, agasabana n'Imana, akamenya byimbitse umugambi w'Imana ku buzima bwiwe, arongera bya biraro byasenyutse by'amasezerano bikongera bikubakwa, bya biraro by'ubuhamya bikongera bikubakwa, bya biraro by'icyubahiro byasenyutse bisenywe na babandi Satani yazanye bikongera bikubakwa. Mose mu rugamba yararimo, yarakeneye Uri na Aroni bamufata amaboko. Imana iguhaye amaboko. Imana ishimwe cyane. Imana yatubwira ko iturinze amaboko mabi ya Sawuli, ariko uyu munsi duhaye amaboko meza. Imana ikurinda ikibi ikaguha icyiza. Nuzumva Imana ikubwiye ngo nguhaye urugo, uzamenye ko urwo rugo mu isi y'umwuka rwari rudahari. Burya ibiri kururema, y'Imana ivuze ikintu ibiri kukirema.
Imana ikubwiye ngo nguhaye ubuzima, jya umenya ko aha imbere utazi nta buzima bwari buhari. Hari ikishi cyari kigutegereje, cyari kugukindura tugakura mu kanya nk'ako guhumbya. Ntimukajye mutekereza nk'abantu b'abapagani batizera Imana ivuga, batanizera Imana ikora. Kandi mwe mwarabonye ibihamya by'imirimo y'Imana. Imana ikubwiye ngo nzaguha urubyaro mwana wanjye, burya ruba nta ruhari, cyangwa se ugasanga ruhari kugasanga nta kintu kirimo. Kabisa ari igihe umuntu abyara akikorera amaboko. Kubera iki? Nyine Imana ivuga mu bintu bitangaje, ishaka kutakubwira detail, ntumenye behind scene, ntumenye ibindi bitagaragara, ariko izera ijambo ry'Imana ivuze muri icyo gihe. Naho waba utumva icyo Imana iri kukubwira, cyandi kukizirikana ugisengeremo, Imana izaguha ubusobanuro bwacyo. Ariko hari umuntu avuga ngo se ngura muntu umbwiye ngo Imana ngo impaye urubyaro kandi imbyara. Ntabwo umuntu wese wabyara kanezerewe, ntabwo umuntu wese wabyara ko afite abana, ariko afite abuzukuru, ntabwo umuntu wese wabyara ariko aguwe neza. Imana ishimwe cyane. Rero Imana ivuga ijambo riremere. Imana ifata amaboko ya Mose, ibona ko yananiwe, ihagurukiriza abagabo babiri, uri na Aroni umwe iburyo undi ibumoso, barayafata. Barangije bamwicaza ku ibuye. Iri buye ni Kristo wuzuje ibyangombwa. Bundi Yesu iyo urebye isezerano rya kera uramubona cyane iyo usomye Bibiliya ikurikiwe n'Umwuka Wera. Ariko iyo usomye by experience, by education levels, ubona Yesu nkaho yabayeho ari uko Mariya yamubyaye. Ariko iyo usomye Bibiliya neza mu Mwuka Wera, uhita ubona ukuntu Paul yamuze mu Bakorinto, aravuga ngo cya gihe bacaga mu nyanja itukura yari hababatiza muri Yorodani, yari habaweza ibyaha byabo. Ubona uburyo Yesu yabanye n'abantu mu bihe bitandukanye ari mu ishusho y'umwuka. Noneho abantu bo b'idini bamuvuga kandi bamwemera igihe babona yavutse gusa. Yesu yamwe ariho. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Mu byaremwe nta na kimwe kitaremwe nawe. Imana ishimwe cyane. Bivuze ngo Yesu yamwe ariho. Na mbere yuko umuntu abaho wa mbere Adamu na Eva babaho, Kristo yariho nk'umwami, yariho nk'umutware, yariho nk'amaboko y'Imana, yariho nk'umutima w'Imana. Ari Imana kandi yari ijambo kandi akaba Imana, ndetse niwe waremye ibintu byose. Ariko hari ukuntu Bibiliya nyine ivuga igasa naho ijimije. Noneho babandi bahakana, bamwe batumva kubera ibindi bintu byinshi baba barigishijwe, bagatangira gukora deba ku ijambo ry'Imana. Tuzata umwanya wo gukora deba ku ijambo ry'Imana. Iyo umuntu hageze ngo aganirizwe n'Imana, yumva ibintu nta mbaraga nyinshi bisabye kandi agahinduka. Imana ishimwe cyane. Amaboko y'Imana muri aya masengesho turiho turitegura. Haleluya. Turiho turitegura kwinjira mu bihe bishya. Ejo tuzara umunsi wo kujya ku meza y'Umwami, kugira ngo turye ibyo kurya by'umwuka bidusubiza mu imbaraga. Ibyo kurya by'umwuka biduha imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ku isaha y'ijoro ya saa sita z'ijoro zo mu Rwanda tuzaba tugiye ku meza y'Umwami. Abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri YouTube tuzaba turi ku meza y'Umwami, kuko Umwami yaraduteguye kandi yatubwiye impamvu z'ibi bintu byose. Imana ishimwe cyane. Ese umunyembaraga yananirwa? Yego yananirwa. Ese umunyabwenge nawe yagera ahantu ubwenge bwe butabona igisubizo? Yego nino byo cyane. Ese umuntu w'intwari cyane ku rugamba nawe yacogora agakora ibintu bidakorwa? Nibyo ahubwo bibaho cyane. Niba ahubwo ukiri umunyembaraga, glory be to God. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi nubona n'uwacitse intege, ntuzafatanye n'ibyamuciye intege kumutera amabuye. Mwingingire, musengere, icyiza ushoboye gikore. Imana ishimwe. Icyiza ushoboye gikore. Mukunde, ni byiza. Muha amazi ku rugendo, ntumwice. Dawidi bamweretse umwanzi wiwe, aravuga ati hoya ntabwo ndi bumwice. Bo bashaka ko amwica, ariko we aravuga ngo hoya ntabwo ndi bumwice. Abona ko agomba kongera akabona ubuzima. Izo ni imbaraga z'ibihe Imana ishyira mu buzima bwacu. Haleluya. Imana irashaka kongeramo imbaraga. Imana irashaka kongeramo uburyohe. Hari igihe uburyohe bw'umuntu bukayuka bugashira. Bibiliya iravuga ngo ese umunyu yukayutse bawukora iki? Ngo uretse kuwujugunya hanze bakawukandagira. Hari abantu Imana ibona ko uburyohe bwari bwarakayutse mu buzima bwabo. Yego, burya abantu bagera mu buzima bwacu ntago badukomeretsa gusa, ntago baza ngo birangire. Umwuka wabo mubi hari ikintu wangiza. Imana ishimwe cyane. Ariko kandi uretse n'ibyo, niyo baba batari abantu babi gusa n'abantu beza, nabo ubwabo yo muri kumwe hari icyo utakaza, hari icyo ubaha, hari icyo baguha.
igikoresho cyose gikoreshwa kigira igihe bakongera kuroviza moteri, imodoka, bavuta barayamena bakashyiramo ayandi, nyine ibintu byose birahinduka, ibikoresho byose bikoreshwa birahinduka. Telefone yawe ni nziza ariko uko yabihenze kose igira igihe igashira nk'umuriro, bateri yayo yabimara nk'umuriro umunsi wose, yabimara nk'umuriro iminsi 2, yabimara nk'umuriro icyumweru, amaherezo bateri ishira nk'umuriro ukazongera ukayicaginga. Rero Imana kuduhereza igaburo, kuduha ifunguro ryera, irashaka yuko twongera tukagarurirwa uburyohe bwacu, irashaka kongera ukagarurirwa cya gikundiro cyawe, ka gaciro kawe, za mbaraga zibanga zikenewe muri 2026, zikenewe muri uyu mwaka, kuko buri mwaka Imana itanga imbaraga zizakenerwa muri uwo mwaka. Buri kwezi Imana igatangamo imbaraga zizakoreshwa muri uko kwezi. Hari igihe usanga imbaraga z'umuntu zarangiye nko mu kwa 4, none ugasanga ari kugenda ameze nk'agakoroboyi kenda gushiramo umuriro. Kera bajyaga bacana amatadewa na peteroli, hari ukuntu urutambi rwashiraga nk'umuriro ukabona nyine kagiye kuzima. Usanga umuntu ari kugendera kuri Imana afasha kuri tangente kabisa ibintu byanze. Rero iyo tugiye ku meza y'umwami turongera tugahabwa iki? Tugahabwa imbaraga. Rero ifunguro ryera ntabwo ari ibiryo by'abanyembaraga, ni ibiryo by'abantu bagize intege nke ariko bashaka kongera guhabwa imbaraga. Reka turebe umuntu Imana yahaye igaburo rihindura ubuzima bwe. Eliya yari yananiwe, yarwanye, yisha abantu ba Bali, yakoze ibintu bidasanzwe, ariko umwuka wa Yezebeli wonyine ubwawo umutera gusinda, umutera kumva agomba gupfa, umutera kumva ntacyo akimaze. Yaranabyivugiye ngo ntacyo nkimaze rwose Mana, twara ubugingo bwanjye, ibyo nakoze narabikoze. Nyine kwa kuno umuntu yevorota akavuga ngo no, ibyo nakoze ni ibyo nta bindi. Eliya nicyo gihe yaragezemo, ngo ariko Imana irangije, Imana ishimwe, imutegurira igaburo. Uvuga ngo igaburo ryera. Haleluya. Gaburo ryera kambisubiremo, si ibiryo by'abantu beza cyane, ni ibiryo by'abantu bafite intege nke, bafite imperfection, bakeneye perfection y'ubumana. Kuko kwera k'ubumana gukomoka mu mubiri wa Kristo, gukomoka mu maraso ya Yesu. Imana ishimwe cyane. Ngo Imana itegurira Eliya igaburo, imuhereza amazi, muha ibyo kurya ararya. Nta muntu wari wabiteguye, byari byateguwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma arangije agira gute? Arabifata, ahabwa imbaraga, arongera akomeza urugendo. Ariko yumvaga agomba gupfa, nyamara hari ibintu byinshi yari atarakora. Ntabwo yari aramara gufata umwitero ngo awuhereze abandi, ntabwo yari aramara kwimika abandi bantu bazamuherekeza, bazakurikiriza aho bayerisa n'abandi. Hari ibintu byinshi yari atarakora, yari akeneye rero imbaraga z'igihe gishya. Niyo mpamvu Imana imbwira ibi bintu, yabimbwiye nk'uko ushaka guhereza abana bayo imbaraga z'igihe gishya. Wagiraga ibitero mu nzozi, wagiraga ibitero mu mayereko, wagiraga ibitero mu kazi, mu muryango, mu mubiri wawe. Hari ibintu byari byarakwizingiyeho by'ibyaha, by'intege nkeya byanze kukurekura. Imana izanye imbaraga, Imana izanye imbaraga. Twe rero nk'abashumba twigishije igaburo ryera mu gice kimwe cyo kugira ngo abantu batinye Imana bahabuke, kandi nabyo ni byiza, ariko ntitwavuga no ku kindi gice cyo kumenya igaburo nk'ibyo kurya Imana ihereza umuntu waguye isari. Icyo gice rero ni Imana numva ituyoboraho cyane kurebaho muri iyi minsi, atari uko turwanya iby'abandi cyangwa se uko bisanzwe bikorwa, ariko tugira ngo nabyo byumva bimenye. Tuzagira ubumenyi budahinduka. Burya ikikubwira ko umuntu yapfuye ni igihe capacity yo kwiga ibindi bintu bishya yarangiye, agahora yumva ibintu byose abizi, nta kindi kintu yaba challenged kuri cyo ngo gisobanukirwe akimenye. Ako simvuga wowe, ndavuga undi muntu waba utumva icyo kintu, we nzi kubyumva cyane ndetse no kurushaho wabisobanura n'undi muntu. Imana ishimwe cyane. Kankubwire, abantu tuzi ko barya igaburo kubera ko ari abanyembaraga, bezejwe, batunganyijwe. Nabivuzeho muri video ihise, mvuga uburyo Paul yabwiye abantu b'i Korinto uburyo bagomba gufata igaburo, ko nibarifata nabi bazarwaragurika, bazagira ibibazo byo mu mwuka n'iki. Ariko kurifata nabi si ikindi, kurifata nabi yavugaga bariryaga bataza agaciro karyo. Kujya ku meza y'umwami ukanywa ari amaraso, nubwo tubyita ji aba yabaye amaraso, nubwo tubyita umukati bamaze ku mubiri wa Kristo, ukabifata utaza agaciro kabyo, nicyo cyica umuntu. Ariko kumenya agaciro kabyo ni nacyo gikiza umuntu. Rero ngo bavaga mu ngo zabo, uzasoma Abakorinto uzabibona birimo, ntabwo bisaba ngo mbigusomere bitwara umwanya munini, kandi nawe ufite Bibiliya. Ngo bavaga mu ngo zabo biyirije, umva babwiriwe banze no kurya, bavuga uti tujye kurya ibyo ku rusengero. Ngo bahagera bakacuranwa, bakarya bacuranwa n'indambi n'iki. Noneho Paul akabona ntibakeneye kurya, bazi ko ari ibyo kurya by'umwuka barya, bo barashaka kurya nk'abarya iby'umubiri.
Paul abona babirya nabi kwishyiraho urubanza, habwira ntiwanze mwigenzure neza mumenye ko mugiye kujya ku meza y'umwami. Ntabwo ujya ku meza y'umwami urwana ugundagurana, uca bugufi ukagira umutima uca bugufi uri submissive imbere y'Imana. Twe rero bituma hari abantu tutemera kujya ku meza y'umwami kubera ko twumva ko wenda hari nibajya ku meza y'umwami hari intege nke afite, hari ubwoba afite, hari ikibazo afite, ngo ntabwo ari buze kubona Imana ngaragira ibibazo. Niyo mpamvu hagiye habaho ibintu byitwa iteraniro rya mbere n'irya kabiri, ugasanga iteraniro rya mbere ryari ry'abantu rusange, irya kabiri ni ry'abera bagiye kujya ku meza y'umwami. Ubwo abandi batashye wenda baratenzwe, wenda bafite ikintu batihannye, wenda bo ntibakoze amasengesho y'iminsi 3 yo kwiyiriza ubusa no kurya no kutarya, hano ugasanga n'utundi tuntu n'ibindi bintu byinshi we ntitumuzi. Ibyo bintu rero bya doctrine birafasha kubaka idini, ariko ntago bifasha cyane kubaka itorero rya Kristo, umubiri wa Kristo. Ako nako reka ngasobanure gutyo kuko nzi ko mwese ko mukurikira muri ubuntu bwo kumenya Imana biciye mu byanditswe no mu gusobanukirwa. Haleluya, Imana ihimbazwe cyane. Icyo mvuga ni ikirera hangaha, iyo biza kubigaburo ryera rirya abanyembaraga gusa, ntabwo Yesu aba yaravuze muri Yohana 6 ngo urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye nguma muri we nanjye akaguma muri njye ikindi nzamuzura ku munsi w'imperuka. Ntabwo yari kuvuga gutyo, oya, yari kuvuga ikindi kintu kindi, ariko yavuze iki kuko yarazi ko deja nyine igaburo riduha imbaraga zituma dukomeza urugendo rwacu rwatangiraho kugendana na Kristo. Namwe mutarakizwa mutaravuka ubwa kabiri, nimuze tubafashe mu batizwa mu vuko bwa kabiri. Si ngombwa ngo bipuburiwe ubitangaza ahantu ko wavutse ubwa kabiri. Dufite abantu benshi babatijwe bari mu madini atanemera na Christianity, batemera ibintu bya Kristo by'Ubukristo, barabatizwa baracyambara imyenda bambaraga bakiforera ukuntu ukabona umubonye wajyona umunyedini, kumbe mwe imbere yarabatijwe yarahindutse n'umwana w'Imana, ariko yanze intambara, ariko kandi yarahindutse. Turi mu gihe rero abantu bigishijwe ko Ubukristo bugaragara ukuntu umuntu yambara. Cyo nacyo ni ikibazo, ariko reka tukirenge. Imana ishimwe cyane ko agaragara kwasaki. Ubu niho abantu benshi barebera Ubukristo, ariko Imana idufashe cyane kandi tubabarire. Rero iyo biza kubigabura ari ibyo kurya Imana ihereza abantu bera bintungane cyane, ntabwo Yesu yari guhereza muri Mateyo 26, ntabwo yari gufata igaburo ngo arihereze Yuda abizi neza ko mu kanya Yuda ari mu mugambanire. Haleluya. Yari kuri mwima akavuga ati hoya iyo ntago ndi buri muhe kabisa, umuntu uri bungambanire ni gute se namuhigabura. Iyo biza kubigabura ari ry'Imana ihereza umuntu w'umunyembaraga w'igitangazo udasanzwe, ntabwo yari kurereza Petero uri buze kumwihakana inshuro imwe, inshuro ebyiri, inshuro eshatu. Ntabwo Petero ntabwo yari kurya iryo gaburo rwose. Urumva yari kuri rya Petero? Ntabwo yari kuri. Ariko icyo nkundira Yesu, Yesu ntareba intege nke ziri mu muntu. Yesu areba imbaraga bagiye kumwinvestingamo. Yesu yarebaga icyo agiye guha Petero akabona kiruta icyo Petero afite mu biganza. Okay, reka ngiye muha iki ngiki kuko nicyo kiza kurwanya cyari kimuryamyemo. Ko Petero yari yuzuyemo ubwoba, Yuda yari yuzuyemo kwirwanirira. Nubwo wenda bitamuhiriye ngo akomeze urugendo, ariko yasohoje ibyanditswe, nawe yagomba gusohoza ibyanditswe, sibyo? Yagomba gusohoza ibyanditswe. Ariko Imana ireba Petero ibona uwo Petero woroshye uri bwihakane Kristo gatatu. Finally birarangira ari uhamije umuzuko wa Kristo abantu bose bizera. Bundi Petero ni washyize urufatiro rwa Kristo. Abandi bose ba Paul tuvuga n'abandi baje nyuma, Petero ne wubatse urufatiro rukomeye, ahamye iby'umuzuko wa Kristo uremerwa, kuko bari bagure abagabo b'igoryi niko biri bita ngo bavuge ko Yesu atazutse. Niwe wakoze uwo murimo atuma Kristo yemerwa. Kuba umwemero uyu munsi ni ukubera amakuru umuntu wari woroheje umunyantege nke yatanze amaze guhabwa imbaraga. Haleluya. So rero igaburo ni ibyo kurya Imana yageneye abantu bafite icyo babura mu mwuka. Shaka kuba uri guhura na atake zitandukanye, uri guhura n'ibitero byo mu mwuka bitandukanye. Shaka kuba ufite uburwayi, munshakira abantu barwaye indwara zanze gukira. Ntabwo mbabwiye mu banzanire hano, ndavuga ngo mubategure baze kumva iyi message y'umunsi ya none ni ejo bazayumve, wenda bazahite barekera aho ngaho. Mubwire utunyemero uze kumva message yo ku itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi, none wumve niyo kuri 17 y'ukwezi kwa karindwi. Noneho nushaka ibintu by'Ubukristo urekera aho ngaho. Mushaka abantu barwaye, mushaka abantu baremerewe.
mushaka abantu bari mu ntege nke cyane ariko bashaka imbaraga z'Imana, baze bumva icyo ubutumwa bwiza buvuga ku bantu Imana yaremye ifiteho umugambi. Niba mara kumva icyo ubutumwa bwiza buvuga, baraza gufata ubuzima, baraza gukira indwara zabo. Imana yambwiye ko iri gaburo si igikorwa cy'umuhango. Abantu benshi bajya ku meza y'umwami nk'umuhango ngo tubikore twibuka Yesu. Nibyo koko, ariko twebwe turenga ku kwibuka tukanagera no ku gikorwa cy'ubuzima Kristo arimo ko buba changed, burahinduka, burubakika, burongera bugasanwa, bukongera bukagira agaciro. Mose rero nubwo yarananiwe, yarakeneye imbaraga, yarakeneye amaboko. So ndumva ro hari amaboko Imana imanuye muri iyi minsi. Yeremiya 15:11 aravuga ngo Uwiteka aravuga ati, nukuri nzagukomeza ugubwe neza. Iri gaburo riraza kuzana kugubwa neza. Iri jambo rirazana kugubwa neza ku buzima bwawe. Va kuri bya bindi hoya. Iri gaburo riraza kuzana kugubwa neza. Niba hari ikibazo ufite wibaza kubijyanye n'igaburo, wumva byakubereye inzitizi vose nzarifata cyangwa sinzarifata, ndabaha amahirwe yo kunyandikira message ariko kuri WhatsApp, guhamagara, telefone ziba ari nyinshi pe. Kandi ninjye uri gukoresha ayo manimero. Kuri WhatsApp munyandike kuri WhatsApp 078 500 8855. Munyandikire ibibazo waba ufite, hanyuma tugufasha ariko nawe baje kwitegura ujye kumeza y'umwami. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo nukuri nzagukomeza ugubwe neza, nukuri nzatera abanzi bawe kukwisunga mu gihe cy'amakuba no mu gihe cy'umubabaro. Burya nibikurwanya bijya bigira igihe bigahangayika bikababayika kabisa. Hari igihe bikurwanya nabyo bibabayika bigakubitika, bigakenera ko bishaka umuntu byisunga. Umuntu rero wamaze gushyigikirizwa urufatiro rwitwa Kristo, ibuye ryashyikirijwe ubuzima bwe yicaye muri Kristo, ahagaze mu byanditswe byera, arashobora kubasha kuba ubuhungiro bwa babandi bamurwanyaga. None se Yosefu wamaze guhindurirwa amateka, amaze gukomera, ntabwo uzi ko abamurwanyaga ari we waje kubashakira ubuhungiro. Rero Yosefu ubu ntabwo akiriho, ahubwo wowe Imana iravugana nawe. Moses ntabwo akiriho, Imana iravugana nawe. Ndakubwiza ukuri kw'ijambo ry'Imana simbeshye. Imana ikuzaniye ibihe bishya byo kugira ngo uhabwe imbaraga. Mu mwuka abantu bafininaga, uvuga indimi ukumva ntiziza, uhanura ukumva ntibiza, bwiriza ukumva ntibiza. Ijuru ryamanuye amavuta y'ibihe bishya. Ijuru ryamanuye ubuntu bushya. Ijuru ryamanuye imbaraga z'igihe gishya. Mugiye kumva ubuhamya kuri no cyano mutigeze mwumva na rimwe. Mugiye kureba imirimo y'Imana mutigeze mwumva. Studio Imana imaze kuduhereza ahantu ho gukorera, birimo kugenda birangira. Muzabona ubuhamya bw'abantu benshi bazaza gushima bavuga imirimo y'Imana, y'iby'Imana yakoze hano muri studio, bavuga imirimo y'ibitangaza. Indwara zakize, kubohoka kwabayeho, abantu babonye ubuzima bageze ku munota nyuma wo gupfa, abantu Imana yahinduriye amateka ibintu byanze. Harageze ngo ibyiza Imana ikora tubibwira abantu, kuko nibi Satani yakoze ushaka nawe uri mu bantu babipuburiye babitangarije abantu. Niba rero ibi bikorwa abantu bakabivuga, ibinyamakuru bikabyandika cyane, kuki ibyiza byabaye tutabibwira abantu nabo bakabimenya, bakizera ko Imana yacu igikora, ko atari Bayari, ko atari Dagoni. Nibyo Bibiliya ivanga ibikorwa byiza niyo byahishwa biba bizagaragara, kimwe nuko ibikorwa bibi nabyo bihishwe biba bizagaragara. So ni byiza iby'Imana ikora tubibwira abantu. Indwara Imana ikiza, kubohora Imana ikora, gutabara Imana ikora, ubuhamya abantu Imana ikuye mu nzira mbi z'ibyaha bigoye byari byaranze karande z'imiryango z'amateka, bari baraciwe, barabaye rejected n'amadini ndetse n'ibindi bintu byinshi. Yesu arimo kongera kwegeranya umubiri wa Kristo. Yesu arimo kongera gukomeza abakristo baratatanye mu buryo bw'umwuka. Umubiri wenda wasanga baterana simbizi, ako mu mwuka itoro rya Kristo ryabaye separe. Yesu arashaka kongera rihereza imbaraga. Niyo mpamvu Imana iri kubaka ibicaniro by'amasengesho, kwiyiriza kuba imbere y'Imana, gusoma ijambo ry'Imana no kwezwa, kugira ngo itoro rya Kristo ryongere rigire imbaraga. Abera bagira ububasha, bagira ubutware, babashe kuyobora ibihe tugezemo bigoye bisa naho binanije abagenzi. Ndagusabira ubuntu bwo gukomera, kandi ndagusabira neza y'Imana ngibane nawe. Ni wumva hari umuntu wasangiza ubutumwa, ubumusangize kugira ngo nawe adacikanwa, wenda kazatubaza nyuma kandi wenda yari kuba yarabonye iyo message. Kandi ni wumva nta nawe tuze kubikora rwose, kuko kuyoborwa n'umwuka w'Imana ni byiza cyane. Ndabashabiriye rero neza y'Imana ibane nawe. Mana ndagushima kubw'imirimo yawe, ndagushimira kubw'amaboko uhagurukije mu buzima bwacu, ndagushimira kubw'imbaraga utanze kubw'itorero, ndagushimira kubw'ubuntu utanze kubw'abana bawe,
ndagushima kubw'ubwiza ubwenge n'imbaraga usutse mu bwera bawe. Ndagushimiye kubw'igitinyiro cyawe kitarondoreka usutse mu itorero ryawe. Natuye ineza yawe kubera bawe, natuye ubuntu kubera bawe. Mahoro yabaganze ku bakunzi wa message y'umunsi umugambi w'Imana ku buzima bwabo, ariko kandi cyane cyane n'ababandi badufasha mu murimo wawe. Ubagirire neza mwami, ubagurira imbago, bakira ubwo buntu, bategurwe kujya ku meza bashyitse bakomeye bashikamye mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen.